muri kumva Ikosora Radio. Keep in touch. Umuhanzikazi Camila Cabello wahoze mu itsinda rya Faith Harmony yanyomoje inkuru zimaze iminsi zikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ashinjwa gukorana n'imyuka mibi, ndetse abivuga ko ngo yagurishije roho ye kugira ngo abone igikundiro n'ubwamamare. Mu gihe hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiraga inkuru zivuga ko Camila Cabello yaba yaragurishije roho ye kugira ngo akorane n'umuryango wa Illuminati, ndetse akaba yarahisemo gutanga roho ye kugira ngo abone ubwamamare ndetse ubukungu buhambaye. Ibi ngibi yaje kubitera utwatsi mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, aho Camila Cabello yaje kwamaganira kuri aya makuru, avuga ko ibyo ari ibihuha kadashobora kugurisha roho ye na rimwe, ko adashobora gukorana n'imyuka mibi. Ati ibyo mfite ubu narabiharaniye, iyo muvuze gutyo rero mutesha agaciro imbaraga zanjye nakoresheje kugira ngo mbundi ubu. Camila Cabello yahakanye ibyo yavugwagaho byose byo kugurisha roho mu muryango ukoresha imyuka mibi wa Illuminati. Avuga ko ahageze ibyo yakoze byose byari inzozi ze, kandi ubu ngubu avuga ko yabigezeho, yarabiharaniye nkuko yabigarutseho. Camila Cabello akaba yarahoze ari umwe mu bari bagize itsinda ryakunzwe cyane ryitwaga Faith Harmony, gusa yaje kurivamo mu mwaka wa 2016. ubwo nibwo yatangiye kwikorana umuziki we ku giti cye. Kuva yatangira urugendo rwa muzika ku giti cye rero akaba yaragize igikundiro kidasanzwe, atangira kwegukana ibihembo bitandukanye nka Latin Grammy Awards, MTV Europe Music Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards ndetse n'ibindi byinshi cyane. Kwegukana ibihembo byinshi rero ndetse mu gihe gitoya bikaba ariyo mvano yo gushinjwa kuba akorana n'umuryango wa Illuminati, cyangwa se umuryango ukoresha imbaraga mbi kugira ngo yigwizeho imitungo ndetse n'ubwamamare ndetse n'igikundiro. Ibi ngibi ariko Camila Cabello akaba yabitereye utwatsi kure, akaba yavuze ko ibyo afite yabiharaniye kandi byari inzozi ze, kandi mu by'ukuri yavuze ko amajije kubigeraho. Uyu ni Camila Cabello yabigarutseho ubwo ibitangazamakuru hirya no hino byari biri kumwandikaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, bavuga ko yaba yaragurishije roho ye kubera igikundiro cyinshi afite mu bantu. Rero Camila Cabello we akaba yabihakaniye kure. Iyi ni Ikosora, njye wumvaga ni uzimarire. Aya ni amakuru agezweho, umugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Hello guys, nitwa Nana, nkuye mu Gatenga, nkunda kumva Ikosora Radio online. Stay tuned.